biro kuhubuka buryo ukora ibintu byawe uhubutse ariko ntibakagombye kubuhubuka urumva ntibakagombye kubuhubuka aho ruge kuba jewe ibyo ndi bakubwira ngo naje wanyugiyewe nzi wanyu gukora iki giyewe ariga murabikorera mu mwijima ariko hari igihe umwijima bwo kugera imbere y'amategeko nje nashatse ntabwo nazi wanyugiyewe nza gukora iki giyewe ngo mama wawe n'ibiki byose ntabwo ntaho naje giyewe barakubeshya urumva ahubwo hari ukuntu Mama Cyusa naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha amaze kuzanga arambwira ngo azanyica ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye kuko Rugema yari yamubwiye ati iribageza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga ikintu cyose kiri gutuma avanga ugomba kuhita ukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza gumanga atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera bamwereka aho bari basanze ngo mama we arangije ahura na nyina amwita indaya amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye yashize igihe kinini cyane none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi nta maraso ntaki uyu muntu ashobora kuba atari mama ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukoropye mu mutwe wagira ngo akoze isuku ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama Iribagiza nkuko mwagiye mubyitegereza yaribagiwe cyangwa uwo muti n'ubundi Iribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro. Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama Iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama Iribagiza abone umuti ninde urabishobora biranyura kuri inde? Dore yuko mama Iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri Iribagiza. Rero mama Iribagiza we ubwo ntabwo azi ko yaba yaribagiwe, niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri Iribagiza ngo yanyura kuri kanaka kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama Iribagiza twigeze kumva baza Rugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro, uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore wa kangahe hafi wa gatanu. Ntabwo uriya mukana bararazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba, niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza ngo. Kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga. Mama Cyusa naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha amaze kuzanga arambwira ngo azanyica ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye kuko Rugema yari yamubwiye ati Iribagiza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga ikintu cyose kiri gutuma avanga ugomba kuhita ukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza gumanga atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera bamwereka aho bari basanze ngo mama we arangije ahura na nyina amwita indaya amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye yashize igihe kinini cyane none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi nta maraso ntaki uyu muntu ashobora kuba atari mama ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo
mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma, yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukoropye mu mutwe, wagira ngo akoze isuku, ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama iribagiza nk'uko mwagiye mubyitegereza yaribagiwe, cyangwa uwo muti n'ubundi ribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro? Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama iribagiza abone umuti ninde urabishobora? Biranyura kuri inde? Dore yuko mama iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri iribagiza. Rero mama iribagiza we ubwo ntabwo azi ko yaba yaribagiwe, niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri iribagiza, ngo yanyura kuri kanaka, kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama iribagiza twigeze kumva bazarugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro. Uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira, yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore wa kangahe hafi wa gatanu. Ntabwo uriya Mukantabana arazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba, niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza. ngo kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo, uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga. Mama Cyusa naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga. Biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga, kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha, amaze kuza ahangaha arambwira ngo azanyica, ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga, kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga, kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye, kuko Rugema yari yamubwiye ati iribagiza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga. Ikintu cyose kiri gutuma avanga ugomba kuhita ukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza guma ahangaha atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda, amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye, ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera, bamwereka aho bari basanze ngo uwo mama we, arangije ahura na nyina amwita indaya, amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye hashize igihe kinini cyane, none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi, nta maraso ntaki, uyu muntu ashobora kuba atari mama, ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma, yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukoropye mu mutwe, wagira ngo akoze isuku, ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama iribagiza nk'uko mwagiye mubyitegereza yaribagiwe, cyangwa uwo muti n'ubundi ribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro? Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama iribagiza abone umuti ninde urabishobora? Biranyura kuri inde? Dore yuko mama iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri iribagiza. Rero mama iribagiza we ubwo ntabwo azi ko yaba yaribagiwe, niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri iribagiza, ngo yanyura kuri kanaka, kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama iribagiza twigeze kumva bazarugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro. Uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira, yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore wa kangahe hafi wa gatanu. Ntabwo uriya Mukantabana arazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba, niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza. ngo kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo, uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga.
Mama Cyusa naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga. Biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha, amaze kuza ahangaha arambwira ngo azanyica, ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye, kuko Rugema yari yamubwiye ati iribageza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga ikintu cyose kiri gutuma avanga, ugomba kuhita ukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza gumanga atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda, amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye, ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera, bamwereka aho bari basanze ngo mama we, arangije ahura na nyina amwita indaya, amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye hashize igihe kinini cyane, none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi, nta maraso ntaki, uyu muntu ashobora kuba atari mama, ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma, yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukoropye mu mutwe, wagira ngo akoze isuku, ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama Iribagiza nk'uko mwagiye mubyitegereza yaribagiwe cyangwa uwo muti n'ubundi Iribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro? Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama Iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama Iribagiza abone umuti ninde urabishobora? Biranyura kuri inde? Dore yuko mama Iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri Iribagiza. Rero mama Iribagiza we ubwo ntabwo azi ko yaba yaribagiwe, niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri Iribagiza, ngo yanyura kuri kanaka, kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama Iribagiza twigeze kumva baza Rugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro, uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira, yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore we wakangaye hafi wa gatanu. Ntabwo uriya Mukantabara arazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba, niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza ngo. Kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo, uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga. Mama Cyusa naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga. Biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha, amaze kuza ahangaha arambwira ngo azanyica, ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye, kuko Rugema yari yamubwiye ati Iribagiza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga ikintu cyose kiri gutuma avanga, ugomba kuhita ukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza gumanga atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda, amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye, ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera, bamwereka aho bari basanze ngo mama we, arangije ahura na nyina amwita indaya, amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye hashize igihe kinini cyane, none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi, nta maraso ntaki, uyu muntu ashobora kuba atari mama, ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma, yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukoropye mu mutwe, wagira ngo akoze isuku, ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama Iribagiza nk'uko mwagiye mubyitegereza
yaribagiwe cyangwa uwo muti n'ubundi ribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro. Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama iribagiza abone umuti ninde urabishobora? Biranyura kuri inde? Dore yuko mama iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri iribagiza. Rero mama iribagiza we ubwe ntabwo azi ko yaba yaribagiwe. Niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri iribagiza, ngo yanyura kuri kanaka, kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama iribagiza twigeze kumva bazarugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro. Uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira, yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore wa kangahe hafi wa gatanu. Ntabwo uriya Mukantabana arazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba. Niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza. Ngo kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo, uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga. Mama Cyusa naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga. Biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga, kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha, amaze kuza ahangaha arambwira ngo azanyica, ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye, kuko Rugema yari yamubwiye ati iribagiza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga. Ikintu cyose kiri gutuma avanga ugomba kuhita ukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza guma ahangaha atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda, amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye, ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera, bamwereka aho bari basanze ngo mama we, arangije ahura na nyina amwita indaya, amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye hashize igihe kinini cyane, none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi, nta maraso ntaki, uyu muntu ashobora kuba atari mama. Ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma, yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukoropye mu mutwe, wagira ngo akoze isuku, ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama Iribagiza nk'uko mwagiye mubyitegereza yaribagiwe cyangwa uwo muti n'ubundi ribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro? Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama Iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama Iribagiza abone umuti ninde urabishobora? Biranyura kuri inde? Dore yuko mama Iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri Iribagiza. Rero mama Iribagiza we ubwe ntabwo azi ko yaba yaribagiwe. Niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri Iribagiza, ngo yanyura kuri kanaka, kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama Iribagiza twigeze kumva bazarugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro. Uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira, yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore wa kangahe hafi wa gatanu. Ntabwo uriya Mukantabana arazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba. Niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza. Ngo kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo, uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga. Mama Cyusa
naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga. Biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha, amaze kuza ahangaha arambwira ngo azanyica, ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye, kuko Rugema yari yamubwiye ati iribageza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga ikintu cyose kiri gutuma avanga, ugomba kuba tukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza guma ahangaha atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda, amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye, ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera, bamwereka aho bari basanze ngo mama we, arangije ahura na nyina amwita indaya, amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye hashize igihe kinini cyane, none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi, nta maraso ntaki, uyu muntu ashobora kuba atari mama, ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma, yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukorupye mu mutwe, wagira ngo akoze isuku, ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama Iribagiza nk'uko mwagiye mubyitegereza yaribagiwe cyangwa uwo muti n'ubundi Iribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro? Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama Iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama Iribagiza abone umuti ninde urabishobora? Biranyura kuri inde? Dore yuko mama Iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri Iribagiza. Rero mama Iribagiza we ubwo ntabwo azi ko yaba yaribagiwe, niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri Iribagiza, ngo yanyura kuri kanaka, kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama Iribagiza twigeze kumva baza Rugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro, uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira, yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore wa kangahe hafi wa gatanu. Ntabwo uriya Mukantabara arazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba, niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza ngo. Kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo, uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga. Mama Cyusa naza kumenya yuko umuhungu we ibintu yamubwiye umuhungu we yagiye akabivuga. Biriya bintu ntabwo nabyita nko kubivuga kuko mama we yaramubwiye ngo Rugema yaraje ahangaha, amaze kuza ahangaha arambwira ngo azanyica, ariko ibyo ngibyo arambwira ngo ngomba kubigira ibanga kuko namenye yuko nabivuze nabwo azanyica. Mama Cyusa rero yaje kubigira ibanga kuko arangije yubahiriza ibintu Rugema yari yamubwiye, kuko Rugema yari yamubwiye ati iribageza ugomba gukoresha uko ushoboye nabe yavanga ikintu cyose kiri gutuma avanga, ugomba kuba tukihinduramo impamvu yo gutuma akomeza guma ahangaha atagenda kureba mama we. Iribagiza rero byaje gushyira aragenda, amaze kugenda urabona yuko Cyusa ntabwo bajyanye, ariko Iribagiza ajyanye na bakamarade ndetse na ba Emile baragenda baramwerekera, bamwereka aho bari basanze ngo mama we, arangije ahura na nyina amwita indaya, amwita umuntu utari mwiza. Iribagiza aravuga ngo ese niba uyu nguyu ari mama wanjye wa kera twatandukanye hashize igihe kinini cyane, none tukaba duhuye tukaba twumvishije nta kintu gikuranye n'ikindi, nta maraso ntaki, uyu muntu ashobora kuba atari mama, ariko akongera akigara akavuga ati ni mama. Rero baje kumugira inama kwa Cyusa bakamarade ba Emile bavuga ngo mama wawe ushobora kuba yarahuye n'ikibazo cyo gukora impanuka yarangiza akagwa muri koma, yava muri koma akayivamo wagira ngo bamukorupye mu mutwe, wagira ngo akoze isuku, ibintu byose abyibagiwe. Ese koko mama Iribagiza nk'uko mwagiye mubyitegereza
yaribagiwe cyangwa uwo muti n'ubundi ribagiza arivuga ngo ngiye gukoresha uko nshoboye umuti ube waboneka nindangiza muzanire mama amujyanire mama we mu cyaro. Ese koko yaribagiwe cyangwa ntabwo yibagiwe? Ikindi kintu rero nagiye mbona cyagarutseho n'abantu benshi cyane bari kuvuga ati mama iribagiza agomba kubona umuti. Ese kugira ngo mama iribagiza abone umuti ninde urabishobora? Biranyura kuri inde? Dore yuko mama iribagiza kugira abone umuti binamworoheye cyane cyane yanyura kuri iribagiza. Rero mama iribagiza we ubwo ntabwo azi ko yaba yaribagiwe, niyo mpamvu ibyo byose udashobora kuvuga ngo yanyura kuri iribagiza, ngo yanyura kuri kanaka, kubera ntabwo azi ko yibagiwe. Gusa mama iribagiza twigeze kumva bazarugema ngo ese ko ngendera mu mbago byagenze gute? Mbibutse iyo bamumbaje ngo kugendera mu mbago abura ubusobanuro. Uko kubura ubusobanuro rero nicyo gituma Rugema asa akamwifatira, yarangiza akaba yamukoresha nk'umugore wa kangahe hafi wa gatanu. Ntabwo uriya Mukantabana arazi ko yaba ari hariya, gusa Fabiola ari kwishima avuga ngo niba yaratinyutse kumugira umugore ntabwo Rugema nta kintu azaba, niyo bamufunga uriya mugore azaza kumufunguza. Ngo kandi ikindi bari abana niyo baburana ibintu by'imitungo, uriya mugore ashobora kuza akavuga ngo ndabihagaritse imitungo reka nyisubirane ngewe, ugasanga n'ubundi bari abana b'abahungu babuze ya mitungo ngo baruhiraga.